Rugere basuhuze bifurize kugira amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza ikaze mu mwanya w'amakuru hagarukwaho kuri Fly TV Rwanda ni breaking news ziba zigezweho makuru hagezweho honavugwa mu burezi aho umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Irere Claudette yaburiye amashuri yatanze cyangwa se yanze kubahiriza amafaranga ntarengwa abanyeshuri bagomba kwishyura avuga ko ababikora bagiye gufatirwa ingamba zikomeye yabigarutseho kandi kuri iki cyumweru tariki 18 Nzeri uyu mwaka wa 2022 ubwo yahuraga n'abayobozi b'amashuri ya leta atandukanye mu mujyi wa Kigali mbere y'iminsi mike ngo hatangire umwaka w'amashuri 2022-2023 n'inama yabaye nyuma y'iminsi mike minisiteri y'uburezi Mineduc ishyize hanze amafaranga y'ishuri ntarengwa ku banyeshuri biga mu bigo bya leta mu mashuri y'inshuke abanza ndetse n'ayisumbuye Irere yakomeje avuga ko kandi hari amakuru bamenye yuko hari abayobozi b'ibigo by'amashuri baze kubahiriza umwanzuro bagakomeza gusaba ababyeyi amafaranga menshi atandukanye nayo Mineduc yashyize hanze muri iyi nama kandi Irere yahagurukije bamwe mu bayobozi bavugwaho kwishyuza ababyeyi amafaranga arenze ayo leta yemeje hababaza impamvu babikora bamwe mu bahagurukijwe bavuze ko hari abari biyandikishije bakishyura mbere y'uko itangazo ritarasohoka gusa bizeza ko bazaganira n'ababyeyi bakabasubiza cyangwa abanyeshuri bakazayakomerezaho Irere kandi yakomeje hagira ati hari n'abandi batangiye gushaka uko bongera amafaranga binyuze mu bikoresho hari ikigo twumvise ngo kiri gusaba ibihumbi 20 ku ikarita y'ishuri ndetse n'iy'ibyitwarire kandi koko ibi ntabwo byari bikwiye ukuntu ibintu byanzuwe uko leta yanzuye amafaranga agomba kwishyurwa mu bigo by'amashuri ingengo imeze urya umusanzu umubyeyi agomba gutanga ku mwana wiga primaire ni amafaranga 975 ku gihembwe leta ikazajya itanga ibihumbi 8,775 ku munyeshuri ku gihembwe naho ku munyeshuri wiga ataha mu mashuri yisumbuye uruhare rw'umubyeyi ntirugomba kurenga ibihumbi 19 n'amafaranga 500 ku gihembwe naho ku wiga acumbikiwe uwo musanzu ugomba kurenga ibihumbi 85 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hari ibindi byangombwa nkenerwa amashuri yaba ashaka umusanzu w'umubyeyi ntugomba kurenga ibihumbi 7 by'amanyarwanda aya niyo bakuru agezweho kandi tuba tubagejejeho ku gihe ndabakunda cyane iyi The Fly Entertainment Rwanda.